bavandimwe ntwararumuri bashyitsi bahire mwaramutseho. Murakoze cyane nyakubahwa chairperson ku ijambo ryiza kandi ryuje impanuro mutugejejeho. Nyakubahwa chairperson, muri uyu mwanya tugiye gukurikira umuvugo wa Samuel Kwizera, umunyeshuri wo muri Kibogora Polytechnic. Akaba ari umuvugo watsinze mu marushanwa y'abanyeshuri bo mu mashuri makuru na Kaminuza yateguwe na Unity Club ifatanyije na Minubumwe kurinda umunyarwanda. Nyakubahwa chairperson, nagira ngo mbere yuko Samuel Kwizera atangira kutugezaho umuvugo we, bamenyeshe ko ibiganiro bibera muri iki cyumba bikurikiwe n'abanyarwanda bo mu mahanga bari mu bihugu birenga 26. Tukaba tubashimira nabo kuri uyu mwanya bafashe wo kwifatanya na Unity Club Intwararumuri muri iri huriro ryacu rya 15. Murakoze cyane. Ndinkomeza bigwi mu nkomeza mihigo ndirutinyura imbaga nyamwinshi ku rugero sindimbwa iterana u Rwanda. Ushatse kuruvuga nabi ndamugahora nkamukubita indangagaciro zanga umunyarwanda nawe agahera ashaka icyateza imbere u Rwanda. Ndi inkotanyi cyane ndi udatsimbukira ababisha mbatera gushavura. Sindi ngundira buriri ndibatura kare cyane hakibona nk'inikizizi wacu maze abaza badusanga tukabakiza inshyushyu itagira inyuro. Nyakubahwa chairperson wa Unity Club Intwararumuri, banyakubahwa mutaniye hano, rubyiruko tubyirukanye amateka yacu y'u Rwanda ndetse n'umwe bwacu bw'abanyarwanda, muraho neza. Nitwa Samuel Kwizera, mvuka mbarizwa kandi ndi umurezi mu karere ka Gatsibo, ndi umunyeshuri kandi muri Kaminuza ya Polytechnic mu karere ka Nyamasheke. Nyakubahwa mu nkunde mbagezeho umuvugo ugira uti dore igihango cy'ubunyarwanda. Ijuru ry'iwacu irakenye mutse umucyo ndabona urasanya uburanga, ndabona iwacu bwema n'ubwiza dore igihango cy'ubunyarwanda. Ndubunyarwanda niryo banga rigora ihanga. Banyarwanda ba Kanyarwanda muze duhuze ubunyarwanda, muze twicumana igicumbi cy'umuco wacu dacocera ngo uciye nka buconco mbona hanze kukuca amacakubiri mu bacu. Rubyiruko rw'abadatana mu mbe hafi ubudatana, muze dusenye icyadutanya tubanze twirinde gutana dore igihango cy'ubunyarwanda. Uwo nyaruhu rwera ataraza mu Rwanda, abanyarwanda twari umwe, umwami yari ipfundo ry'ubumwe bwacu. Ahageze ashaka icyadutanya afata ibya Kirimarugo mwashyizeho tutwatutsi. Ibi byadufashaga gufashanya kuko twamenyaga uwo gufashwa bikimika ubumana n'ubumuntu mu banyarwanda. Kuva ubwo intego y'abanyarwanda iraviririrwa, icyo tugambiriye kirasenwa, baratoza biratinda injiji zize zirayoboka, umuvandimwe ab'umwanzi rutora imiri n'imihoro, abasaga miliyoni bahasiga ubuzima mu minsi 100 gusa koko. Ariko kubw'igihango cy'ubunyarwanda nsekese kubw'igihango cy'ubunyarwanda n'abanyarwanda babindahangarwa bahangara icyaduhangaye, iyo sura mbi yadusaze bayikenye murabitanze, bayikenye murabadatinze, dore nanjye ubunamye nanga gasuzuguro. Kubw'igihango cy'ubunyarwanda u Rwanda baruhindura isumo y'isoko y'amahoro, isoko y'ibyishimo, isoko y'ubukungu, dore igihango cy'ubunyarwanda. Kubw'igihango cy'ubunyarwanda ubu nta mucengezi uduciryera, Rwanda umutekano turawurinze. Kubw'igihango cy'ubunyarwanda dore u Rwanda rwaduhaye inkomoko ntitukiraba amoko, rwaduhaye ibere turumye imoko twaba turi nashima, dore igihango cy'ubunyarwanda. Twese turi amaso arurebera, turi umuntu uruvugira, turi amaboko arukorera. Uzaruhangara nituzamwihorera tuzamuhangara ubutarara, azisanga abogoza amarira nashaka umutabara. Azasanga bose barira kuko bakinishije umubyeyi urinzwe, umubyeyi udakinishwa ari we Rwanda. Nubi y'amahana hanze imahanga, amahanga aradutabaza, mbese barabizi ko turi bamutabaza imahanga. Iberika bode rigado turabizi.
mbese mwana wa aho ndi umunyarwanda ni iheza sha ashwi daterega umugore yari mudasunutse umutwi butwara umwanya wari musasa mu museso n'umutanga ufata umweyo yabyukaga kare cyane akajya mu gikona aho hirya hafi y'amashyiga atatu yavi ruhande ngo tamwirukana twaburaye cyangwa byapfubye ariko ubu nirwigema aho batinya arajya mu mashuri akiga kaminuza anadutsinda muri kaminuza dore ubu no mu nzego za leta arimo kubera ndi umunyarwanda mbese mwana wa aho ko kera twibukaga imana yacu twibukaga gusengera u Rwanda tugiye kuryama ariko tukemera yuko imana irwumva mbese uyu munsi mwibuka gusengera u Rwanda bahu twagiraga tuti seka gasani ku Rwanda rusekere rugubwe neza rusendereza amahoro n'amahe rutsindira ubukenya n'ubugingo buke rutsindira icyago n'icyagane rutsindira nyamunsi n'umwa yaro rutsindira umwanzi wo mu kirambi garika ibiganza tugabiye rugaba rwagisha maze twishyuke mu Rwanda bahu mwibuka gusengera u Rwanda koko sinkuyeho imyemerere mufite ubu ariko mwibuke gusengera u Rwanda murwereke yaruhanze irwimane bahu musengera u Rwanda mbese mwana wa kuri mutuvutse ejo n'umunyarwanda urayizi yego data ndi umunyarwanda n'ukwiyumvamo isano ihuza abanyarwanda bateshema no kuba abanyarwanda bahuriye ku gukunda u Rwanda kururinda no kuruteza imbere mbese mu mvugo wumva neza n'ukwemera kuba u Rwanda n'ukwiyumvamo ubunyarwanda rukaba urwawe ukarukunda ukarutura rukakwera umubyeyi ukarubera umwana maze iyo sano ikaba igira ngo kizagutatirwa ubuziraherezo nje nk'intwari y'u Rwanda aho ngenda hose yaba mu ndege no mu mato nk'uko imaka basoma korowani nk'uko iroma basoma ivanjiri nzaharanira nzasigasira nzimakaza ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda banaba tito teta rutete tamari mwe tubana tuyitoze abato twirinde gutuza tutayitoye hato tugatora ibyo tutatojwe tugatora ibyo tubonye nk'uko umwana yiga kuvuga agira ati mama agira ati papa ndi umunyarwanda nayo yitozwe mu bakivuka ibisengesho Rwanda baharaye kuguhangara n'ibikibaye nanjye inkotanyi cyane nzatamika abatumutekano nsoze sinseze ahubwo ndasubitse kuko ndimo nsizana ngani busizi nsenga nsabi yamanze kudasubira inyuma mu nganzo bikaba inandaro y'ubusaza n'ubusazi nge ndi umusizi usiga udasigana n'umutima umusore wo kwisumo y'isoko yuje ubwenge n'ubupfura kuri Kibogora Polytechnic data yanyise kwizera ngo nzizere Imana nyita Samwe ngo nzakore nk'umukurambere uvuga muri Bibiliya yera nzamura u Rwanda mu yaruhanze ku mutima wanjye hari igihango cy'ubunyarwanda ndabakunda cyane arakoze cyane kwizera Samweli kuri uwo muvugo mwiza atugejejeho nyakubahwa Chairperson nyuma y'ikiganiro twahawe na Minisitiri wa Minubumwe